noneho nkomeze ikiza mfungure bacu hano kuri iyi channel Igaju Technology. Uyu munsi tugiye gukora pompe ikura amazi ahantu hamwe iyajyana ahandi. Yego nkuko nari ndi kubibabwira aha ni uruganda rw'amazi. Aha niho amazi mabi ahurira hanyuma tukayasukura agasa neza. Rero hano hari icyitwa pompe. Iki ni pompe, niyo ivana amazi hano ikayajyana ahangaha ikayazana hano. Yagize ikibazo rero ntabwo iri gukora akazi yagakwiye kubikora. Ubu tugiye kuyifungura turebe ikintu cyafashwemo kiri gutuma itavoma amazi hano ngiyazana ahangaha. Tugiye kuyifungura rero twese tubireba. Nerezaga bakunzi bacu rero nkuko nari ndimo mbibabwira, yego ikibazo dufite ahangaha, aha ni uruhuriro rw'amazi. Aya ni amazi aza atari meza, aba ari amazi y'umwanda, ariko aya mazi hari uburyo tuyasukura. Izi mashini mubonye muvoma y'amazi ni umwuka ukubitamo akivangavanga ku buryo umwanda wose ushwanyagurika, yimuka ava mu cyumba kimwe ajya mu kindi. Hanyuma rero biza kurangira amazi abaye meza. Tuzabireba ubutaha. Rero ikibazo dufite uyu munsi ni icya pompe ariyo pampu mu cyongereza. Ni pampu ivoma amazi muri ibi byumba harimo yego muri iki cyumba, hanyuma ikayerekeza muri kiriya gikurikira. Ntabwo iri gukora, bishatse kuvuga ko ifite ikibazo. Rero tugiye kureba icyo kibazo ifite twese tubireba. Murakoze cyane, reka turebe igikorwa. Mbere na mbere turabanza tufungure iyi pompe. Turabanza dufungure iyi pompe yacu. Yego nkuko nabibabwiraga, turabanza dufungura iyi pompe yacu hanyuma turebe ikibazo yagize. Iyo yivaneho nta kibazo, ubwo byarangiye. Moteri mba nabanje kuyikupa, urabanza ukayikupa ikavaho. Yego tumaze gufungura pampu yacu, ubu tugiye kuyikuramo. Tugiye kuyicisha hariya.
Yes, nk'uko twabivugaga rero, iyi niyo pompe ngiyi, irimo hano. Iyi ni kava twayikoreye kugira ngo ibi bintu bijye biza bihera inyuma ntibimire, kuko iyo ibimize ntabwo ikurura amazi ngo azamuke muri iyi tiyo ngo agende. Tugiye kurebera hamwe rero ikibazo yagize. Bakunzi, turabanza dufungureho iki kintu twashyizeho kugira ngo imyanda izajya isigara inyuma. Yego, aha mwabibonye, iyi pompe yacu dore ikibazo yagize rero ni iki ngiki. Yakuruye imyanda, ubundi amazi yinjirira hano hanyuma agahita azamuka muri iyi tiyo igahita iyasapurayinga hirya muri kiriya cyobo. Aha niho haca amazi. Ya turnovisi iri aya urabibona, ibi bintu byose yamize ntabwo amazi yatambuka. Aha, dore ubundi pompe ituruna amazi gutya. Hano harimo fane ariyo ituruna amazi iyazamura hano hanyuma agakomeza agenda. Ibi nibyo bintu byari byarafashwe muri iyi pompe yacu. Rero tugiye kongera tuyisubizemo, ubu ikibazo kibe kirarangiye, yongere ikore neza. Fashe dushyiremo imfatire gutya. Ariko ntabwo ari ngombwa, bakunzi bacu. Ubu ngubu rero imashini yacu tumaze kuyitunganya, moteri imeze neza, pampu ubu ngubu irahita imena amazi kuko imyanda tumaze kuyikuramo. Tugiye kuyisubizamo aha ngaha, twongere tuyifunge. Fasha gutya nkwereke Nyirenzi noti. Shira ibicu tekinoloji noneho genda ufata urusinga rwawe wigenda ndayifite.
arakara yayinyweye. fata cyane bakunzi bacu, ubu tugiye kongera tuyifunge turebe ko imena amazi nk'uko tubyifuza. hano ifurafasha ariko ni rubiriki. genda uzane ikintu cy'icyuma udusunike hasi, asunike iriya tiyo. asunike itiyo hasi. Fata karaka iriya tiyo yindi nini, fata iriya kiriya gitiyo kinini, kiriya cyo hirya iragarubanuza, kubera ko iri mu mazi iba ireremba, nta buremere bwinshi. sunika hasi gato, oya shyiraho ubundi ubendinge uzane iwawe uretse nkwere. ego byari bigezweho. ongera aho yizirike aho ngaho none. umusa yes. Zere kuba watangira. Yes, bakunzi bacu, ubu ngubu tumaze gufunga pompe yacu, tugiye kuyatsa noneho turebe ko imena amazi. Itiyo iraza, iyi niyo tiyo imena amazi. Ego ngiye kuyishyiraho turebe uburyo imena. Wow, nikizamura hano turebe, nikunyerekana mbivuze. Wow, ahangaha bimeze neza, pompe yacu irimo iramena amazi. Ubu ni sawa rwose.